Abantu dukunda guha akazi, ba bantu dukunda kwitaho, ba bantu twita abantu bafite igikundiro, burya barabikobokera. Garagara nk'umuntu ufite ubuzima bwiza, garagara nk'umuntu udafite ibibazo. Kuko iyo ufite ibibazo natwe ubwacu turaguhunga, tuba twumva ugiye kutwikoreza umutwaro wawe kandi natwe twifitiye ibyacu bitatworoheye. Umuntu aba ari mwiza, genetics yarabimugeneye, ariko atakwiyitaho ukabona ni umuntu usanzwe. Barebaga ngo ukuntu asa, bakavuga ati uyu nguyu igikoma kiwe gishobora kuba nacyo kiryoha, bigatuma acuruza amadobo n'amadobo. Urumva ko gusa neza nabyo bishobora no gutuma ucuruza. Uwo muntu utakaza umwanya n'amafaranga ari muri ibyo bintu, ni gute sosiyete izamwima agaciro? Ntabwo byashoboka. Wajya ahantu bakagufata bitandukanye bitewe n'uko uri gusa. Abantu baduhaye ubuhamya bw'ukuntu bitabwaho neza iyo bari gusa neza, abandi batubwira uburyo ki gusa nabi nabyo bituma bafatwa ukundi kuntu batari. Hari uwatubwiye uburyo atajya atonda umurongo iyo yagiye ahantu, hari undi watubwiye uburyo first impression mu Bushinwa bayifata nk'ikintu gikomeye cyane. Mbese uko ugenda usa neza bigenda bifungura imiryango y'ibyiza, bikurura attention, bituma abantu bakwitaho, byongera igikundiro. Mbere yo kuvuga ngo abantu ntabwo bita ku kuntu nsa inyuma, ahubwo bita ku buryo ki mbabanira neza. Isi y'ubu itandukanye n'iya kera, yewe na social media bijya byigaragaza. Iyo uri gusa neza nibwo video zawe zikunda kugira views nyinshi, nibwo abantu baguha attention. Uyu munsi tugiye kuvuga ku kintu bita beauty privilege cyangwa pretty privilege, uburyo ki abantu bakwitaho iyo bari kubona usa neza, uburyo bakugirira icyizere, uburyo babona uri umuntu udasanzwe. Naho mu gihe iyo uri gusa nabi, abantu benshi guhunga, baba bari kumva ko urwaye cyangwa bakumva ko uri umujura, bakanakwitaza kugira ngo utabibira utuntu twabo. Uraza no kureba kuntu iyo wiyitayeho ugahinduka, impamvu abantu nabo bahinduka bagatangira kuguha attention, bagatangira kukwitaho bitandukanye n'uko bagufataga mbere. Ntabwo ngiye kuvuga ko nta nenge ukwiye kugira, ntabwo ngiye kuvuga ko ukwiye kuba perfect, ariko shira imbaraga mu gusa neza inyuma. Yaba uburyo wambara, yaba uburyo uhumura, yaba uburyo usa, byose abantu babyitaho iyo bari kukugirira icyizere. Ni ngombwa ibyo bintu kubyita. Ntabwo bivuze ko agaciro kawe gapimirwa ku buryo usa, ariko reka mubwire, iyo uri gusa neza nawe ubwawe wigirira icyizere, ntabwo utinya kujya mu bantu. Ugaragara nk'umuntu ufite ubuzima bwiza, ubuzima butarimo ibibazo. Iyo bari kumva ufite ibintu by'ibibazo baranaguhunga. Rero iyo uri gusa neza, abantu benshi baba bagira ngo nta n'ibibazo ugira, kandi ntabwo ariko biri. Hari abantu bahisha ibibazo byabo, agasa neza ntase n'ibibazo bya Afurika. In a world where beauty's prized, Yakwel is here, we've got the guide. For skin so radiant, pure and bright, we'll be your partner day and night. Beauty privilege ni iki rero? Beauty privilege bivuze ko iyo uri gusa neza, abantu bagufata bitandukanye, bagufata nk'umuntu mwiza, bagufata nk'umuntu bagirira icyizere, babona uri umuntu urenze, uri ku rundi rwego. Hari n'ababumva ko ufite amafaranga menshi kandi wenda n'igihe aba ari nayo. Iyo uri gusa neza, abantu baba bakubona nk'aho byaciyemo, baba bakubona nk'umuntu wiyubaha, wiyizeye, umuntu ufite ubwenge, ugirirwa icyizere. Aho iyo uri gusa nabi niho abantu batangira kukwita amazina, niho abantu batangira kukwitirira ibibazo, bakavuga ati dore uriya byaranze. Beauty privilege muri sosiyete turimo irakora cyane, noneho kuri social media byo ni ibindi bindi. Hari uwatubwiye ko iyo urimo urasa nabi, hari igihe bakurindisha imodoka bakavuga ati uyu naturindira imodoka abana bataza kuzangira. No mu buzima busanzwe uzabyitegereze, iyo uri gusa neza ubona abantu bakwitayeho, ubona serivisi yihuse. No ku ma social media iyo uri gusa neza uzabyitegereza, abakobwa beza nibo uzasanga bayoboye mu kugira followers benshi, kandi wenda nta n'ibiganiro birenze aba ari gukora, just kuko ari kwisiga amavuta. Ugasanga video ziwe views ni nyinshi cyane. Nubona umukobwa mwiza sosiyete imwibandaho cyane, niwe wa mukobwa uhabwa impano nziza ku munsi w'amavuko ye, niwe wa mukobwa sinzi waguriwe imodoka, wasohokanywe yajyanye hehe. Ibyo ngibyo ntuzabitindeho. Bariya abakobwa bishoraho, baba babikobokeye rwose, baba banakwiye ibyiza. No mu kazi nabwo uzabibona, hari ukuntu tujya guhitamo umukozi ugahitamo ugendeye ku buryo ki agaragara inyuma, utari wanumva ibitekerezo bye, ukabanza ukareba n'inyuma ukuntu ari gusa. Abantu basa neza ni ibiki bakunda gukora akenshi?
icya mbere barya neza, biyitaho, bakora skin care, bajya muri gym, bakora imyitozo ngororamubiri. Mwiza ntabwo ari genetics gusa, kuko hari igihe umuntu aba ari mwiza genetics yarabimugeneye, ariko atakwiyitaho ukabona ni umuntu usanzwe, naho undi yakwiyitaho ukabona rwose arimo arasa neza, ukabona ni umuntu mwiza, ukabona igikundiro ni cyose. Ko dusa inyuma natwe ubwacu tubigiramo uruhare. Ni ngombwa kwiyitaho, noneho ku bagore bikaba akarusho. Kuba umugore buriya birahenda. Hari uwatubwiye ngo kuba umugore muri iki gihe bisigaye bihenze cyane, ngo ku buryo ngo imyambaro myiza ngo isigaye igura $1,000. Byuka mu gitondo, karaba neza, isige, kora skin care, niba ukunda n'aka makeup ugashireho tu accessories runaka. Ubwo kwirirwa mu rugo bivuze gusa nabi, no kujya mu kazi usa nabi ntabwo ari ibisiri. Simvuze ngo buri munsi ujye uhora usa nk'umucelebrity cyangwa bano basitari bacu, hoya. Gerageza byibura uniyiteho, reba ukuntu kwiyitaho bizaguhindurira ubuzima. Garagara nk'umuntu ufite ubuzima bwiza, garagara nk'umuntu udafite ibibazo, kuko iyo ufite ibibazo natwe ubwacu turaguhunga, tuba twumva ugiye kutwikoreza umutwaro wawe, kandi natwe twifitiye ibyacu bitatworoheye. Gereze neza, uruhu rwumagaye ntabwo ruba rusa nk'uruhu runywa amazi. Itandukaniro ry'umuntu ufite isuku n'umuntu utagira isuku, hari n'itandukaniro ry'umuntu wambaye imyenda imeshe n'umuntu wambaye imyenda idateye ipasi. Hari no kuba wagaragara nk'umuntu unaniwe, umuntu udafite imbaraga, akaba ari n'undi ugaragara nk'umuntu ufite morale buri gihe. Ni ibintu bigiye bitandukanye. Ko wiyitaho n'inyuma biragaragara. Niba unywa amazi ahagije biragaragara, niba uryama bihagije ibyo bintu biragaragara, niba uri wa muntu w'inzoga nyinshi cyane nabyo biragaragara, niba uri wa muntu unywa itabi ryinshi byose biragaragara. N'ubuzima bwiza bwo mu mutwe, niba uhora mu ma stress nabyo turabimenya. Niba wowe n'umukunzi wawe muri mu bibazo nabyo biba bigaragara inyuma, kuko cortisol hari ukuntu ihindura uruhu rwawe. Abantu beza basa neza, b'abantu dukunda guha akazi, b'abantu dukunda kwitaho, b'abantu twita abantu bafite igikundiro, burya barabikobokera. Baba babikoreye, usanga ari mu majimu, usanga ari we muntu w'ama skin care, sinzi ngo ari kunywa amaji, sinzi ngo ari gukora iki. Abo bantu rwose barabikobokera pe, mureke tujye tunabubaha. Maze kuba umuntu ari kwiga indimi kugira ngo amenye expressinga mu bandi, mu kandi kanya arimo ariga ngo uko bajyanisha amabara runaka, ukabona mu kandi kanya ari kwiga ngo uko impumuro runaka iyo bihuje n'iki bibyara iki ngiki, skin care ikorwa gutya, uruhu barurinda gutya. Ibaze uwo muntu utakaza umwanya n'amafaranga ari muri ibyo bintu, ni gute sosiyete izamwima agaciro? Ntabwo byashoboka. Gusa nanone igihe cyose wiyitaho jya ubikorera wowe, ntukabikore kubera ko ushaka ngo kwemerwa mu bantu, ntukabikore kubera ko ushaka ko abantu babona ko urenze, hoya. Jya ubikora kubera ko ubikunze, jya ubikora kubera ko bituma wiyumva neza, kubera ko bituma hari ukuntu wakirwa, hari ukuntu kongera confidence. Ntukabikore kubera ko uri insecure, ko nta gikundiro ubona ufite, hoya. Tangira wiyiteho ariko ubikorere wowe, kuko nushaka gukurura attention bizakugora, kandi n'abantu bazaba babibona ko ibyo uri kwigira uri kubikora kubera ko ushaka gukurura attention. Bizaba bigaragara ko atari ibintu bikurimo. Bikore kubera ko nanone ukwiye ibyiza. Hari umukobwa wigeze kumbwira ngo yacuruzaga igikoma mu isoko rya Nyarugenge. Iyo fu y'igikoma yarakundwaga cyane, abantu barayiguraga cyane, barebaga ngo ukuntu asa bakavuga ati uyu nguyu igikoma kiwe gishobora kuba nacyo kiryoha, bigatuma acuruza amadobo n'amadobo. Urumva ko gusa neza nabyo bishobora no gutuma ucuruza. Iyiteho kubera ko ushaka gusa neza, ushaka kwiyumva neza, ushaka kongera confidence, ushaka ko uzajya wireba ukumva uri kwiyumva neza, ukumva wowe ubwawe urikunze. Uzumva bamwe bakubwira ngo gusa neza inyuma si ngombwa, ariko burya barakubeshya. Gusa neza ni ngombwa kandi cyane, kuko uko usa wowe ubwawe bizagena uburyo ki tuzakwakira, bizagena uburyo ki abantu bazagukunda, cyangwa uburyo ki bazakwishisha. Hari n'igihe uzatakaza umuntu w'ingenzi cyane mu buzima bwawe kubera ukuntu uri gusa nabi, kubera ukuntu ujabiriye. Rimwe arakubona umeze nk'umuntu wishwe na stress,
ibiheri uyu munsi, ejo sinzi ama dark spot, ejo uruhu rwahiye, uri mu bintu nk'ibyo ngibyo, bakuzatakaza umuntu w'ingenzi kubera ayo makosa mabi. Hari n'umuntu wigeze kumbwira ukuntu yagiye mu bakwe baramwanga bitewe na physical appearance, bavuga ati uyu nta mukazana umurimo. Kwiyitaho, kwishoraho ntabwo ari ugutakaza amafaranga. Uko byagenda kose iyo wiyitayeho bya bindi uri kwitakazaho n'ubundi urabigaruza. Ariko nanone ntuzikeneshe ngo nuko ushaka ko abantu bakwemera. Oya, ibyo ngibyo byo ni amakosa. Icyiza cyo kwiyitaho bizakongera confidence, nakomeje mbikubwira. Ubuzima bwiza bizatuma igikundiro cyiyongera, bizatuma wubahwa. Gusa neza ni ubutunzi bukomeye cyane. Ushobora guhagarika ino video ukareba ibitekerezo by'abantu bagiye batandukanye, uburyo ki bambwiye kuri iki kintu cya beauty privilege, ukuntu bagenda bemerwa, ukuntu bamwe muri sosiyete bagenda babakira uko batari, cyangwa ugasanga ngo bakoreshejwe imirimo itari yabo, cyangwa ugasanga ngo agiye muri bisi umuntu agahaguruka akavuga ati vayo wiyicarire kubera ukuntu yamubonye. Niba wakunze iki kiganiro ugisangiza abandi, unambwire koko niba beauty privilege ibaho cyangwa ari ibintu sosiyete yishiriyeho ariko bitagakwiye kugenderwaho. Ubutaha nzakubwira nubwo iki kintu cya beauty privilege ari cyiza, nzakubwira uburyo ki gishobora no kukugiraho ingaruka ubaye utabashije kugikontorora.